Mbahaye ikaze kandi mbashimira mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni Magic Media Rwanda nk'ibisanzwe. Nyemera rero turebere hamwe iyi nkuru ikomeje kugenda ivugwa, naho umuvugizi wa Rayon Sport Ngabo Robeni akomeje guhatirizwa n'abafana ba Tom Close n'abafana b'umuziki nyarwanda gusaba imbabazi Tom Close. Rero byatangiye bite? Ni mu minsi mikeya ishize, aho uyu muvugizi wa Rayon Sport Ngabo Robeni yari ari mu kiganiro na Ndahiro Tycoon. Rero bigenda bite? Naho Ndahiro Tycoon aguhereza ifoto cyangwa se akwereka ifoto, warangiza ukavuga izina ry'umuntu akweretse ukamuvugaho ibintu bitatu waba umutekerezaho. Rero byageze kuri Tom Close, uyu Ngabo Robeni bamweretse ifoto ya Tom Close, abiva imuzi abigera imuzingo, ndetse niyahisha amarangamutima ye habe na busa. Aho rero yatangiye agira ati uyu Tom Close yarakabirijwe, mu by'ukuri ntabwo ari umuhanga, ntabwo mufata nk'umuhanzi w'umuhanga, na Guma Guma Superstar yatwaye ntabwo ngewe nemera yuko yarayikwiye. Nuko yagiye akabirizwa bitewe nuko yize ndetse bigakubitiraho discipline ye, ariko ngewe mbona atari umuhanzi w'umuhanga ukora ibintu bimeze neza. Ni nyuma yuko rero Tom Close amaze igihe kitari gitoya mu muziki nyarwanda, dore yuko ari kumara imyaka hafi yenda kuba 20, ndetse ukabona yuko ari umwe mu bantu bakoze ibihambaye kugira ngo umuziki nyarwanda utere imbere. Abantu bakibyumva baratunguwe, bagwa mu kantu, baribaza bati ni gute atinyutse agafata uyu muhanzi mukuru abantu bose bubaha akaba abivuze gutya ku karubanda. Wenda hari wasanga ariko abyumva, ariko se niba ariko abyumva byagakwiriye kujya mu itangazamakuru nk'uko abisakaje muri buriya buryo. Rero bikomeje kugenda bivugisha abatari bakeya, abantu benshi bakavuga bati uyu yarengereye, uyu muvugizi wa Rayon Sport Ngabo Robeni yarengereye ku kigero cyo hejuru, agomba gusaba imbabazi Tom Close ndetse agasaba n'imbabazi abakunzi b'umuziki nyarwanda, ngo dore ko akora ubusesenguzi mu mupira w'amaguru, ntabwo ngo yagakwiriye kwerekeza no mu byerekeranye n'umuziki, dore yuko n'igitero kimwe cy'indirimbo ngo atashobora no kukiririmba habe na busa. Ibi rero bikomeje kugenda bivugisha abatari bake, bamuhamagara bamwandikira ubutumwa bugufi bamubwira ati nyabuna Ngabo Robeni wateje ikibazo gikomeye cyane mu industry y'umuziki hano mu Rwanda, gira usaba imbabazi kuko ibintu uri gukora ntabwo ari byo habe na busa. Telefoni ye rero ntabwo iri kuva ku gutwi, ndetse WhatsApp ndetse na message zikomeje kumubana nyinshi, ntabwo yazisubiza ngo azirangize, dore yuko ziruta izo kuri radio. Uyu Ngabo Robeni rero nk'uko yagaragaje amarangamutima ye, ukabona yuko yivuye inyuma ntacyo asize, akavuga icyo atekereza kuri Tom Close ndetse nuko amubona, noneho akabivuga mu itangazamakuru. Abantu baravuze bati wenda byashoboka ko ariko yabibonaga, ariko ntabwo yarakwiye kujya mu itangazamakuru ngo abivuge, kuko bishobora guhita biteza ikibazo bigatuma n'abandi bamukundaga batangira kumwanga. Ni mu gihe rero yuko uyu muhanzi Tom Close nawe yakomeje kugenda agira icyo abigarukaho, yagiye mu binyamakuru bitandukanye akabasha gusobanura impamvu uyu Robeni yaba yamuvuzeho ari amagambo. Yagize ati rero barashoboka cyane yuko umuntu umwe ashobora kuba atagukunda, ariko nanone ntabwo ushobora gukundwa n'abantu bose, ni ibisanzwe. Ariko no mu gihe nawe yagiye akomeza kugenda aririmba indirimbo zitandukanye avuga ati bene Damo nibanyurwa. Ese iyi ndirimbo bene Damo nibanyurwa yaririmbye yaba ariyo itangiye gusohora, byaba ari byo bihe bitangiye kumubaho, dore yuko yakoze igishoboka cyose, ariko nanone wasubiza amaso inyuma n'indirimbo yaririmbye n'ibintu yagiye aririmba, ukabona yuko wenda hari iyi bene Damo yaririmbye ngo nibanyurwa, wasubije amaso inyuma ukareba ibikorwa bye, indirimbo zigiye zitandukanye, ubona yuko yakoze ibintu byinshi, yakoze album nyinshi zitandukanye. Ntabwo rero abantu benshi bari kumva neza cyangwa se bari kumva ukuntu Robeni yaba yagiye ku karubanda akavuga ati Tom Close nta kintu ashoboye, ntabwo azi kuririmba habe na busa, ngo ubundi ngo yashatse ngo yanabireka, dore yuko we yanigeze n'ahantu akavuga ngo Tom Close kuririmba ntabyo azi, yashatse yanabireka. Ibi rero bikomeje kuvugisha abantu batari bakeya, bakomeza kwinginga Robeni ati nyabuna Robeni gira usaba imbabazi, dore wateje ikibazo gikomeye muri industry y'umuziki, ukomeje kuvugisha abanyarwanda abatari bakeya. Tom Close rero n'umugore we nabo bakomeje kugenda bagira icyo babivugaho, aho umugore wa Tom Close nawe byamubabaje cyane, ndetse akaza no kwandikira uyu Ngabo, akaza kwandika ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga, ubona asa nkaho ari kubwira Ngabo Robeni amwihanangiriza, amwumvisha yuko ibintu yakoze bidakwiye, yakinnye n'ibyo atazi, ndetse ibintu
nari kuvuga ashobora kuba nawe atari yabitekerejeho neza. Rero ni iyo nkuru ikomeje kugenda ivugwa. Uyu Ngabo Ruben rero nawe akomeje kugenda akuraho telefoni, ndetse ubutumwa bumwe yanga kubusubiza bitewe n'uko ubutumwa ni bwinshi, ntago yabusubiza ngo aburangize, dore yuko buruta ubwo kuri radio. Ubu rero twakura mwikese, ni ngombwa yuko ukuri kose kuri muri wowe ukuvuga. Ubundi se uvuze uko ibintu byumva, ni ngombwa ngo abantu bakublaming cyangwa se bakurenganye, bagutera amabuye. Ubundi se niba ukuri kose ushobora kuba ukuzi, ni ngombwa yuko ukubwira abantu uko kuri. Ni iki wakora kugira ngo ubwanirize abantu ndetse utangirije amarangamutima yabo? Ibyo rero ni ibibazo bikomeje kwibazwa n'abatari bakeya, bibaza niba Ngabo Ruben yaba yakoze ikosa cyangwa se yaba nta kosa yakoze. Nibyo bikomeje kugenda bivugisha abatari bakeya. Rero natwe hano ni kuri Magic Media Rwanda, nk'ibisanzwe tutuze tuti reka tukugezeho aya makuru akomeje kugenda avugwa, dore yuko twiyemeje kuhakubera. Nawe icyo twagusaba, niba ari ubwa mbere uhageze cyangwa se ukaba warahageze ukaba utarakora subscribe, wareba aho handitse sabone ubundi ukahakanda, tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka rero ngushimire nkubwire ngo amakuru yose arabagezweho tugenda tuyakugezaho 5 kuri 5. Ciao ciao.